Gukoresha neza umutungo kamere w'ubutaka ni imwe mu ntego leta y'u Rwanda ishyize imbere. Kugira ngo iyi ntego igerweho, leta yashyizeho gahunda yo kubarura ubutaka kugira ngo hamenyekane nyirabwo hagati ya leta cyangwa umuturage, bityo imikoreshereze n'imicungire yabwo igende neza. Igikorwa cy'ibarura n'iyandikisha rusange ry'ubutaka cyakozwe bwa mbere hagati y'umwaka wa 2009 kugeza muri 2013 binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka. Nyuma y'iki gikorwa byagaragaye ko hari ubutaka bwa leta butandikishijwe. Impamvu twabitekereje turi kwandika ubutaka mu gihugu hose, ntago ubundi twagomba kuvangura ngo turandika ubw'abaturage ukwabwo n'ubwa leta tuzabwandika ukwabwo. Icyo gikorwa ubundi twagikoreye rimwe ubutaka bwose burandikwa mu mwaka wa 2009. Icyo gikorwa twarakirangije mu mwaka wa 2013. Nyuma ya hariko nyuma y'icyo gikorwa twagiye tubona yuko nyine hari ikibazo aho twasangaga hirya no hino mu ntara ndetse n'ano mu mujyi wa Kigali, aho wasangaga yuko hari ubutaka bwinshi bwa leta mu gihe twandika ubutaka butigeze bwandikishwa cyangwa se bufite harimo amakimbirane hamwe n'ubutaka bw'abaturage. Icyo ni ikintu twagiye tubona n'izindi nzego zitandukanye nk'urwego rw'umuvunyi naho bagiye bagaragaza icyo kibazo, ku buryo rero twasanze ari ngombwa yuko nubwo twakoze igikorwa cyo kwandika ubutaka bwose mu gihugu, ariko byagaragaye ko ubutaka bwa leta kubera impamvu zitandukanye, wenda mu kwandika ubutaka hari igihe nta makuru ahagije twigeze tubona kugira ngo ubutaka bwandikwe kuri leta. Turavuga ngo reka twongere tugaragaze neza ubutaka bwa leta, dushaka amakuru ahagije dufatanyije n'izindi nzego, noneho buriya butaka tubwandike kugira ngo nabwo muri systeme zacu tube tuzi ngo leta ifite ubutaka bungana gute, inzego zibukoresha n'izihe, ndetse na minisiteri ifite ubutaka mu nshingano zayo bakaba ariyo ifite uburenganzira n'inshingano zo kuba yakwandikwaho ubwo butaka bwa leta. Igikorwa cyo kubarura ubutaka bwa leta bwasigaye butabaruwe cyatangijwe mu gihugu hose mu mpera z'umwaka wa 2018, kandi uburyo gikorwamo ngo ntibutandukanye n'uko ibarura rusange ry'ubutaka ryakozwemo. Iki gikorwa uko cyagenze ntago bitandukanye cyane nk'uko twabikoraga twandika ubutaka mu buryo bwa rusange. Iriya gahunda twakoze kuva muri 2009 kugera muri 2013. Ubundi koko nk'uko mubizi, kugira ngo ujye kwandika ikintu nuko babanje kukimenya ukakidentifia ukamenya aho kiri. Ariko ikindi twanabanje nanone nuko twabanje gukora inama zitandukanye n'abayobozi b'inzego z'ibanze, kuko nibo twagombaga gufatanya kiriya gikorwa cyo kwandika ubutaka bwa leta. Twarabanje rero dukora inama zitandukanye mu turere hirya no hino, tubasobanurira kiriya gikorwa, cyane cyane ko uyu muhigo twari umuhigo twari dufatanyije n'uturere, ni joint umuhigo ikigo gifatanyije n'uturere kubera ko nabo birabareba. Twabanje rero gukorana nabo inama, tubasobanurira iki gikorwa nabo twifuza gufatanya nabo, haba ku karere, ku murenge no ku kagari. Ariko ubundi uburyo twabigenje ni nkuko twabikoze twandika ubutaka muri rusange, kuko twagomba gukenera abayobozi bahariya hasi mu nzego z'ibanze, twagomba gukenera abaturage n'abaduha amakuru birumvikana, hanyuma twamara kumenya aho ubwo butaka buherereye no gukusanya amakuru ahagije. Ubu ngubu icyanyuma turimo gukora ni ukugenda ari amakuru tuyashyira muri systeme kugira ngo ibyangombwa by'ubwo butaka biboneke. Ubutaka bubarurwa magingo aya burimo bwari mu maboko y'abaturage, ndetse babubyaza umusaruro kabone n'ubwo atari ubwabo. None se nyuma yo kubarura kuri leta hazakurikiraho iki? Ubundi urebye hirya no hino aho igikorwa tukigejeje, kuko umuhigo twari dufite wo kwandika ubutaka bwa leta tugiye kurangiza, ko tugomba kurangizanya no ku kwezi kwa gatandatu. Ibyagaragaye rero muri iki gikorwa nuko hari abaturage benshi rwose batigeze banahakana yuko ubutaka bwa leta babufite. Abenshi barabyemeraga bakanabusubiza, ariko aho twagiye tugaragara ko hakiri amakimbirane, umuturage agaragaza atangaha rwose n'ahanjye ntago ari aha leta, ariko n'andi makuru twayabona akatubwira ko ari aha leta. Ugasanga umuturage afite ikintu cya resistance. Icyo gihe ahantu twasanze hari amakimbirane, ibyo ngibyo twarabyihoreye, ntago twari kubyandika kuri leta ku ngufu kandi n'umuturage agaragaza ko ari ahe. Turavuga ngo rero hari byagiye bijya mu nkiko bitari byabonerwa imyanzuro, hari ibyo bagiye bashyikiriza inzego z'ibanze ngo zibikemure. Nuvuga ngo ibintu byose twabonye bikirimo amakimbirane twarabyihoreye, tugenda twandika ubwo butaka budafite amakimbirane. Ariko nuvuga ngo pourcentage nini naho abaturage bagiye bigaragariza ubwo bavuga ahantu n'aha leta bakahatanga. Hari amashyamba ya leta bagiye bagaragaza, ibyo byose bagiye babigaragaza
ku buryo rero urebye iki gikorwa cyagenze neza nubwo tutarakirangiza, ariko dukurikije uko hirya no hino abantu bagiye bagira ubushake bwo gusubiza ubwo butaka, twabonye ari ikintu cyiza. Ku byerekeranye no kubukoresha rero mwari mumbajije, ubundi amakese dufite menshi y'ubutaka bwa leta abaturage bakoresha ni ibyerekeranye n'ubuhinzi n'amashyamba, ubundi n'ibishanga muzi yuko ari ibya leta, ariko ntago leta n'ubundi ivuga ngo ibujije abaturage kubikoresha. N'ubundi kugira ngo abaturage bashobora kubaho neza no kwiteza imbere, hari uburyo buciye mu mategeko umuntu ashobora gutizwa igishanga akaba yabisaba, cyangwa se nk'ubwo butaka bagiye bateraho nk'amashyamba ntago bazahutazwa kuko ayo mashyamba bagomba kuyasarura. Ibyo rero nubwo turi kubwandika ntago tubuza abantu gukomeza gushaka uburyo babaho, icyangombwa nuko begera inzego zibishinzwe zikabafasha kugira ngo babikore mu buryo busobanutse bukurikije amategeko. Igikorwa cyo kubarura ubutaka bwa leta kiri mu mihigo ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka gihuriyeho n'inzego z'ibanze. Kuri ubu kirasatira umusozo kuko biteganyijwe ko imirimo yose irangirana n'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2019. Mu karere ka Gakenke ni hamwe mu hari kubarurwa ubutaka bwa leta kimwe n'ahandi mu gihugu. Inzego z'ibanze muri aka karere zizeye ko iyi mirimo izarangirira igihe. Ibikorwa byo kubarura ubutaka bwa leta, ubundi ubu butaka bwa leta dufite mu karere ka Gakenke bugera ku 2,104. Muri yo rero tumaze kubaruramo ibigera ku 1,270, ku buryo tugeranije muri kwijana turi kugeranya cya 60. Mu bigaragara rero imbogamizi dufite, ubundi dufite abakozi babishoboye kandi babikora, ariko imbogamizi ya mbere nuko dufite ibikoresho bikeya. Urabona ko dufite imirenge 19 akarere kose, ariko kugeza ubu ibikoresho dukoresha GPS dufite 14 na tablet 2 zonyine, kandi nubwo tubara izo 14 ntabwo zose ari nzima kuko zaguzwe 2006. Ibyo rero byatubereye imbogamizi. Dufite abakozi bafite ubushake bwo kubikora, ariko kubera yuko bisaba ngo uwashoboye gukora uyu munsi nibagize impamvu iratuma ejo adakora, birasaba ko atiza uwo mu wundi murenge. Ubwo mbese ku buryo tugenda ari gushakisha ngo abantu bagende batizanya, niyo mbogamizi cyane cyane dufite igaragara. Iya kabiri ni imiterere y'akarere, kubera dufite imisozi miremire cyane, hari naho ibyo byuma bigera gufata network bikagorana, ariko icyo ngicyo cyo ni ikintu tubona bishoboka iyo dufite ibikoresho bizima, nta kibazo byadutera. Ariko ikigaragara cyane ni uburyo bw'ibikoresho. Turamutse tubibonye ngira ngo umurimo wakwihuta. Muri ibyo bikoresho bikeya dufite, urebye yenda nk'ingamba, twakoranye inama n'abakozi, turakiganira, dusanga ari inzitizi. Twumva yuko kugeza ubu rwego tugezeho, twari twatekereje kugira ngo tubwire ikigo cy'igihugu gishinzwe imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka, kugira ngo tusabe habaye hari uturere twarangije iki gikorwa twakihusemo, tutahuye n'imbogamizi nk'izo dufite, kugira ngo badushakira aho badutije ibikoresho, kuko ubundi kuri ritime dukoreraho ibyo bikoresho dufite twiyemeje ko tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu tugomba kuba twarangije. Ariko turamutse tubonye ibikoresho, ubu tugenda tubaririza mu turere twegeranye kugira ngo turebe ko bashobora kudutiza. Turamutse tubibonye nuko kwezi kwa gatanu bwako kwarangira, uwo muri musigaye turangije. Uretse abayobozi ku nzego z'ibanze, abatekinisiye bakorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka nabo baragaragaza ko iki gikorwa kiri kugenda neza muri rusange. Ni ukuvuga ngo mbese ikusanyamakuru ryo ryararangiye 100%. Icyo gufata coordinate hari hasigaye imirenge 2 yari ifite ibibazo, yari Bushoki na Burega, ariko Bushoki yararangiye, ubwo hasigaye Burega ari nayo tugiyemo uyu munsi. Mu mbogamizi tugira ni uko ubutaka bwa leta kenshi wabura ahantu kure y'umuhanda, bityo iyo mugiye nko kubarura bisanga bisaba urugendo rurerure, ku buryo mbese mushaka gukora ahantu hato hashoboka ku munsi. Ariko kubera ko byabaye organize, tuba turi kumwe na komite y'akagari muri aho hantu tugiye, hamwe na sector land manager, ku buryo we afata bwa mbere amakuru yose na Excel y'aho hantu, ku buryo tugenda tuhaza. Ubwo imbogamizi ni ukuba
ari kure y'umuhanda ku buryo bidusaba urugendo rurerure. Noneho hamwe hari aho bagiye baburira nk'amakuru, nabyo ni ikibazo, ariko tuzareba muri archive ko amakuru yaboneka, namara kuboneka tubone kubyandika kuri leta. Zimwe mu ntego z'igikorwa cyo kubarura ubutaka bwa leta no kubwandika kuri minisiteri bufite mu nshingano zirimo guhosha amakimbirane abushingiyeho, kunoza ndetse no gukurikirana imikoreshereze yabwo. Umusaruro twiteze nuko ibya byose yo twandika ubutaka tuba twiteze yuko ari amakimbirane, ndetse ko wenda n'amakimbirane atarakiri menshi cyane muri gahunda ya rusange twarangije, ariko tuba tuzi ko amakimbirane agabanyuka. Ikindi nuko imikoreshereze y'ubutaka irushaho kunozwa neza, kuko ubutaka bubereye aho utazi nyirabwo, hari ubutaka bugenda bukaba ibihuru ugasanga burateza umutekano muke, hari inyubako ziba zishaje ziri aho bavuga ngo ni za leta, ariko iyo twamaze kubyandika tukamenya ngo ni uruhe rwego rukoresha buriya butaka, bituma n'inzego zitandukanye zigira inama izo nzego, cyane cyane mu rwego rwo kubahiriza amategeko agenga ubutaka. Ubundi ubutaka buba bugomba gukoreshwa neza, ubudakoreshejwe neza ubundi meya w'akarere buri mwaka aba agomba guha minisitiri ufite ubutaka mu nshingano ze raporo igaragaza imikoreshereze y'ubutaka mu karere ashinzwe. Nubwo rero n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze ba meya nabo bizaborohera kugira ngo bajye bashobora kumenya ngo buriya butaka burakoreshwa gute, ni uruhe rwego rugomba kubukoresha, kuko utazi n'urwego rubukoresha ntabwo washobora no gukurikirana ngo umenye ngo urakurikirana nde kuki adakoresha buriya butaka bwe neza. Ariko iyo tumaze kumenya kugira data zihagije muri system tuzi ngo ubutaka burakoreshwa nande, icyo gihe bizatuma n'abashinzwe gukurikirana uburyo ubutaka mu gihugu bukoreshwa byoroha, bityo n'imikoreshereze y'ubutaka twifuza kwinoga, kuko nayo usanga imikoreshereze y'ubutaka tukiri inyuma. Hari icyo kintu rero tugomba gushyiramo imbaraga, nabyo rero bizoroha cyane kubera ko tuzatwamenye inzego zikoresha buriya butaka. Muri rusange, ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka kirishimira ko ibikorwa byo kubarura ubutaka bwa leta biri kugenda neza hose mu gihugu. Ibi ngo biraterwa n'uruhare rwa komite zashyizweho ku rwego rw'umudugudu ngo zizafashe muri iki gikorwa, ubufatanye n'abaturage ndetse n'ubunararibonye bw'abatekinisiye b'iki kigo. Kugira ngo iki gikorwa kizagere ku musaruro cyitezweho 100%, ariko hari icyo inzego bireba zisabwa. Ubundi icyo dusaba ni ukuduha amakuru gusa, ibindi rwose kubyerekeranye n'akazi kari tekinike turakikorera nk'ikigo, dufite n'ubushobozi bwabyo. Gusa twebwe tuba twifuza ni amakuru ahagije kugira ngo amakuru tuba tuzashyira muri systeme zacu abari amakuru yizewe, hatarimo kutubeshya. Rwose ari inzego dufatanya, hari abaturage, icyo tubashakaho ni amakuru ahagije kugira ngo tumenye ubutaka bwa leta bwose aho buherereye. Ubutaka bwa leta ndetse n'ibikorwa bibukorerwaho bicungwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze cyangwa ibigo bya leta bwegamiyeho hagamijwe iterambere rusange ry'igihugu. Kububyaza umusaruro bikorwa hagendeye ku itegeko ngenga rigena imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka leta yashyizeho muri 2005 ndetse n'igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze yabwo. Minisiteri y'Ibidukikije igaragaza ko igikorwa cyo kubarura ubutaka cyatanze umusaruro ku bukungu bw'igihugu biciye mu misoro y'ubutaka. Ku ruhande rw'abaturage nabo bikabateza imbere kuko bashobora gutanga ingwate y'ubutaka bwabo, bityo bakabona inguzanyo mu mabanki hatirengagijwe ko iki gikorwa cyaciye amakimbirane ashingiye ku butaka.